Kete n'abantu banje uracyari hamwe na King Boy nk'uko bisanzwe tubakoma tubagezaho ku bindi bintu nabyo kubungura ubwenge burano kuvuga uti no gufata akanya tukiga tukimenyera ibyakera ibyashize n'ibihari burano kuvuga uti hari ikintu kivuga uti isano rya muntu mbese rihuriye kuki cyangwa se umuntu niki umuntu asobanuye iki umuntu mu by'ukuri agira ibintu byinshi bimugize uwo ari we ariko cyane cyane mu kintu cy'ingenzi nuko umuntu koko umuntu wanyakuri umuntu uwo ari we nawe ubwe atiyizi ngo ni igiki rimwe na rimwe usanga hari abantu benshi hirya no hino batajya bafata akanya ngo bitekerezeho ugasanga we arabyutse mu gitondo akazi kambega ibitekerezo afite no kwigira mu kazi akajya mu kazi agakora arangiza agataha ariko ugasanga nta kindi kintu yitekereza kugira mfata akanya nanjye nitekerezeho ugasanga nyine araho we ari show busy ugasanga business yamujyanye kure we akaba ahugiye mu kintu kimwe gusa ubuzima bwe ukuneje azaramuka ukineje bundi azaba ameze ariko ubuzima burambuye ntabwo tuzi ngo umuntu niki ubundi uramubira ubona abantu twambaye ugasanga umuntu agura imyenda zihenze akagenda kambara agasa neza akagenda gacya ugasanga arabyibushye ugasanga abandi bose baradaze cyangwa se ari benshi badaze abandi barabyibushye burakira kintu twiyemera ko ari bo turi bo uramubiri tubona yuko ari wo twambaye ari bo turi bo burya kiriya kintu twe twibaza burya tuba twibeshya buri umuntu si ukuvuga uti uko mbona mpagaze nyine ndaho ngaho ndihitireri gusa ariko mu bwenge bwanjye hagati mu bwongo niho umuntu nyakuri ngewe wanyawe mba ndi ikintu cya mbere twafata no kuvuga uti umuntu ubundi umubiri ni nka housing cyangwa se ni nka kadire kwa kundi kuntu ufata inzu ukayubaka arangiza ugashyiramo intebe n'ibindi umubiri nawe ni nka kadire umubiri ni kava icumbikiye umuntu nyakuri ubundi baravuga uti mu bwenge bw'umuntu ubundi umuntu ufite ubwenge buzima ufite ibitekerezo birambuye umuntu ufite ubuzima koko amasaha aba afite yo kuryama iyo aryamye saa 12 biba bisaba kugira ngo abyuke nk'ejo mu gitondo wenda abyuke nka saa 3 cyangwa se saa 3 cyangwa se saa 3 uwo muntu aba afite ibitekerezo bizima kandi aba afite ubwenge bukora neza n'ubwonko ujya kuryama akaryama na saa 6 z'ijoro ariko yajya kubyuka ugasanga saa 10 mu kadomo za mu gitondo zimufashe akiri maso uwo ikibazo abafite ni kimwe abafite ikibazo kiri mu bwonko abafite indwara barwayi biri mu bwonko buri kintu kimwe abantu tutazi ibitekerezo by'umuntu cyangwa se ibibazo umuntu ufite ibibazo ufite ibitekerezo ufite imbogamizi mu mutwe we afite byinshi bimuhugamije ikimenyetso cya mbere kimubonekaho ni ku mubiri abantu inshuti ze cyangwa se inshuti n'abaturanyi usanga bamwibazaho banoshane he ko runaka twari tuzi ko abyibushye tuzi ko ameze gutya tukaba turi kubona ari kunanuka nubwo utaba waricaje inshuti zawe cyangwa se umuryango ngo usobanure ikibazo ufite zonyine cyangwa se umuryango wonyine utangira kubona ibibazo wikoreye sori utari wawicaza ngo usobanurire burya abantu bafite byinshi cyane bibagaragaraho ariko batabasha gusobanurira abandi buriya baravuga uti vuga indwara urwaye bayikuvura ikintu cya mbere kijya kibugamira abantu ugasanga wenda mfite stress nahuye n'ibibazo byinshi ariko nta muntu n'umwe nakwicarana nawe ngo mbibwire ugasanga ni ngenge nyine ushaka kubyiharira gusa icyo kiba giterwa nuko z'imitima y'abantu kwimeze ugasanga mfite ubwinangire bwo kuvuga uti nicaza umuntu nkamubwira uti mbese ko ndwaye ibi nibi ko mfite
ikibazo iki n'iki aho kugira ngo kibike kigira ibanga usanga nimba wakibyiye umwe ejo uzabyumva na babiri. Icyo nicyo kintu ubundi abantu tugira mu mutwe mu bitekerezo cyo kuvuga uti mbese ndamutse nkoze kino bakanyumva. Ibitekerezo by'umuntu nyakuri ubundi umuntu utekereza atekereza nka 3 mu munsi tena ugasanga ubundi ufite ibitekerezo ubundi umuntu utunganye muzima ufite mu mutwe heza hanononsoye hanasukuye atekereza nka 3 mu munsi. Ugasanga mu gitondo yabyutse nta stress afite nta bibazo afite bimuhugamije araho ngaho nyine saa 6 z'amanywa agatekereza kwinywera ka cyayi agatekereza gusohoka agatekereza kwicarana n'inshuti gusa bakaganira ku byerekeranye n'ubuzima. Nimugoroba bagatekereza kunywa agacupa cyangwa se kwicarana n'inshuti ze bagasabana arangiza agataha. Uwo ni umuntu bundi uba ufite mu mutwe hasukuye. Naho ujya muntu ufite ibibazo mu mutwe cyangwa se ufite mu mutwe habyiganiramo ibintu byinshi. Usanga mu gitondo atekereza mbese ninakora bino ko biranzanira biriya. Ugasanga nyine araho ngaho bega mbese asa n'ujogamye muri make. Ikintu ubundi kiwugamira abantu mu buzima nta kindi ni ibibazo, ibitekerezo, ubukene. Ugasanga abantu benshi ni abakene ariko umukene burya umukene ujya mukene uvuga uti ndi umukene nyakuya hasi yaba hari undi tena ubona yuko wa mukene wihebye afite ubuzima bwiza kandi burinze ubwe. Icyo nicyo kintu abantu butuzi. Ugasanga umuntu arishoboye ariko arefite amaganya menshi. Hariho benshi tena bishoboye bari munsi ye bafite amaganya menshi ariko ugasanga umukene ujya uri hasi anyuzwe n'ukwari. Ariko ugasanga ujya mu kire ufite akamodoka ke gaparitse ku rupangu ugasanga nta mutekano afite arahuze ibitekerezo ni byinshi. Ibyo nibyo bintu ubundi usanga ku isi. Iyi si ugasanga buri muntu wese afite imiterere ye. Ugasanga buri muntu wese ateye ukwe ntawe uteye nk'undi. Ugasanga umwe arafite undi ntabwo afite. Ujya ufite afite ibibazo byinshi ariko udafite ntabyo. Mbese ugasanga udafite afite ibibazo n'ufite afite ibibazo. Isi ugasanga mbese iracangacanze muri make. Ihurizo bya byose buri kintu kimwe amahoro y'umuntu muri make ni uyiha. Gutuza k'umuntu cyangwa se umutekano w'umuntu we bwite niwe ubyiha. Nubwo waba ufite ibibazo bingana gute ariko ikintu cyakubwira mbabwira ufite ikibazo cyangwa se ugifitanye n'umuntu wagikemura ni wowe. Watuma kitanamusumbuwa mu mutwe ni wowe. Watuma atanabyibazaho cyane cyane mbese ngasange cya kimenyetso nababyiye no ku mubiri bitangiye kubonekana. Usange ibyo bamunoshanira ngo uti dore runaka ariko dare hejuru y'ibibazo we. Ugasanga umubiri wagushizeho. Buri cya mbere umuntu yakora kugira ngo abeho neza ni ukwishyira ukizana ukabaho aleze wafite cyangwa se udafite ukishyira mu mutuzo ukagenda ugatuza. Buri iyo amaze gutuza ukiyakira ukuri n'Imana ibona akababaro kufite ikabona ibyifuzo byayo ikanabisubiza. Buri kintu gituma bavuga uti ijuru ngo rizataha ukurusha ubutunzi mu isi no mu ijuru nuko. Ntabwo ariko bimeze. Buri kintu cya mbere gituma bavuga uti umukire azataha mu ijuru ati nta mukene uzaritana hejuru y'amaganya. Ugasanga umukene none kuganya ari kuvuga uti Imana ubu buzima maye bwo kubaho gutya byari byiza ukabunyima ukankura mu buzima. Buri cyo nicyo kintu gituma bakene batangira kubacira imishinjo uti nta mukene uzataha mu ijuru. Ariko ugasanga umukire araho ngaho aragiye ariturije nyine ariho kama kawaida. Ugasanga umukire wari gukubita imibare ku mafaranga kuri banki ari kuvuga uti abakozi barahembwa ute nta kibazo. Ariko ugasanga umukire nta na beef afitanye n'Imana kuko abatanayizuza. Abakire benshi hanze aha usanga baranyuzwe n'amafaranga bafite ugasanga iby'Imana nta nubwo baba banabyitayeho.
ikintu abantu tugomba gukora ni iki? Ni ukuvuga uti ni ukunyurwa n'uko turi, tukifata twishyira muri aleze, byose tukituriza. Iyi ni short time entertainment, babwira uti listening, cyangwa se ugatega amatwi ukiyumvira, tukaganira tukicarana. Ikiganiro twicarane, mbabwira uti aba ari byinshi byo kubabwira ariko ugasanga akanya ntako. Haba ari byinshi byo kubabwira, reka tuzahurire tena mu kindi gice, tuzahurire mu kindi gice twiganirira ku bindi bintu. Yari King Boy nk'uko bisanzwe, babwira uti byose ni kuri The Victory Entertainment. Twicarane, babwira uti ciao ciao. Okay.